Muraho neza, igisobanuro cyacu twese ni ukubaho kandi amateka n'ibigwi byacu byose bigomba gusigara mu isi no mu gihe twe tudahari. Ufite iyo nkuru uzasiga ku isi, si ibyo tugiye kuvuga. Nitwa Jane ariko ndi ibitekerezo by'abagore. Karibu mu cyumba cy'amateka y'umukobwa wa mbere ukunzwe mu Rwanda, yitwa Miss Mutesi Jolly. Kuramo inkweto winjire, ikaze. Mutesi Jolly yavutse tariki 15 Ugushyingo mu mwaka w'1996, avukira mu gihugu cya Uganda. Azuzuza imyaka 29 muri uyu mwaka. Mutesi Jolly avuka kuri Serwiri Sylvain na Ingabire Immaculée. N'umwana w'umuhereze mu muryango w'abana 6, abakobwa 3 ndetse n'abahungu 3. Mutesi Jolly amashuri y'incuke yayize mu kigo cyitwa Baby Angel Nursery School. Amashuri yisumbuye ayiga mu kigo cya Hima Primary School kugera mu mwaka wa 5. Hanyuma umwaka wa 6 w'amashuri abanza wiga mu Rwanda mu kigo cya Remera Academy ya mbere. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye yakize ku kigo cyitwa Kagarama Secondary School giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Hanyuma icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye akiga muri King David Academy, aho yize mu ishami ry'amateka, ubukungu n'indimi, history, economy and literature. Irangije amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2015. Amanota y'ibizamini bisoza amashuri yisumbuye akaba yaragaragaje ko yatsinze n'amanota yo hejuru, agira 37 kuri 73. Ubwo yigaga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye, yitabira amarushanwa ya Young Entrepreneurs Debate Championship yahuje ibigo by'amashuri yisumbuye na za kaminuza. Mutesi Jolly abasha kwegukana umwanya wa 2 mu bigo by'amashuri yisumbuye. Miss Mutesi Jolly yabaye nyampinga w'u Rwanda wa 5 watowe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba yarambitswe ikamba tariki 27 Gashyantare mu mwaka wa 2016. Tariki ya 16 Mutarama 2020, Miss Mutesi Jolly yahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Makerere University yo muri Uganda, imwe mu zikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu ishami ry'ububanyi n'amahanga, International Relation. Miss Mutesi Jolly avuga ko yagiye mu marushanwa ya Miss Rwanda yabyiyemeje kandi yamaramaje kuzegukana ikamba. Gusa agitangira avuga ko yahuye n'imbogamizi y'abantu bitiranyije ibyo yatangaje, bagatangaza mu bitangazamakuru igisekuru cye mu buryo butandukanye n'ubwo yavuze. Bakavuga ko akomoka ku mwami Kigeli wa 4 Rwabugiri, nyamara we uwo yavuze ari Kigeli wa 3 Ndabarasa. Nk'uko yabisobanuriye umunyamakuru w'Inyarwanda, ubusanzwe ni Mutesi Jolly wa Serwiri, Serwiri wa Budeyi, Budeyi wa Mushi, Mushi wa Rwamarage, Rwamarage wa Ndirima, Ndirima wa Mushikazi, Mushikazi wa Semugaza, Semugaza wa Kigeli wa 3 Ndabarasa. Gusa Kigeli wa 3 Ndabarasa nawe afitanye isano na Kigeli wa 4 Rwabugiri, kuko Rwabugiri ari ubuvivi bwa Ndabarasa. Mutesi Jolly akunda igisirikare cyane nk'uko yabibwiye ikinyamakuru Inyarwanda, aho yagize ati abasirikare ni abantu bakunda igihugu kandi gukunda igihugu n'indangagaciro z'ubutwari. Mu muryango wa Jolly harimo abasirikare bakomeye nk'uko abyivugira. Akomeza agira ati Lieutenant General Fred Ibingira ni umwe mu basirikare bo mu muryango wanjye. Papa wanjye na papa wa Ibiringira baravukana, ubwo urumva duhuje sogokuru. Hanyuma uwitwa Lieutenant Colonel Safari Edgar we ni mukuru wanjye wo kwa data wacu, ba papa wacu bo baravukana. Uretse kuba uyu mukobwa afite ikamba rya nyampinga wa 2016, anabitse igikombe cy'umugore cyangwa se umukobwa uvuga rikijyana, Female Celebrity Influencer of 2019. Tugumane hano kuri Zen TV, zagenda mageza hamwe mu makuru, tuninjirane mu byumba by'amateka y'abayobozi bacu dukunda ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Komeza urebe n'ibindi bigiye bitandukanye twatambukije mu bihe bishize. Nshimira bamaze gukora subscribe, like, share na comment, ndetse nkushishikariza no kuba nanjye mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kuba umugisha. Peace out.